Hi guys, muri video ngiye kwereka ukuntu ukora verification ya channel ya kugira ngo hazajye hazaho ka kantu ka V mubona kuba content creators bakuru. Iyo izina rya channel ry'umuntu hakurikira akantu ka V bisobanuye ko YouTube iba yaraverifie iyo channel. Rero muri video ngiye kubabwira ibisabwa kugira ngo kari kantu kaze kuri channel yawe, hanyuma bujuje ibyo bisabwa mbere ku buryo step by step uburyo nawe wa applyinga YouTube kakaguha kari kantu, hanyuma ndaza no kubabwira bimwe na bimwe abantu bajya bibeshya ko channel ifite kari kantu ishobora kuba ihabwa kandi wenda itanabihabwa. Ngiye mugiye kwanitwa Gatari Fred, niba ubwa mbere ugeze hano ngo haye ikaze, uze gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tuzaye dushyiraho video uzajye yakira mu bambere. Hanyuma twibwe ko tubana icyanzu.com, ibikoresho byose umuntu dukoresha mu video yacu nibo babido. Nawe uherereye ukeneye microphone yaba intoya cyangwa nini, ukeneye itara, ukeneye stand, icyo cyose waba ukeneye ushobora kunyarukira kuri website yitwa icyanzu.com ukigurira ibikoresho. Nimero yabo ni 0788 421133 bakabikugezaho ho uherereye hose. Hanyuma twika SMM niyo company nyarwanda igufasha kuzamura social media zawe. Uyu munsi ushobora kuba utangira ubona bigoranye, ariko barahari ngo baguhe Instagram imeze neza, barahari ngo baguhe TikTok imeze neza, barahari ngo baguhe Facebook imeze neza. Ukeneye aba followers, ukeneye likes, ukeneye views, barahari ngo babiguhe mu gihe gito kandi muri iki gibiciro biri hasi cyane. Rero tera intambwe, twika SMM barahari, bakoranye na benshi barabazamura, nawe bakuzamura. Ikindi batanga ubujyana ku bijyanye no kuzamura social media ndetse no kuzibyaza umusaruro. Ikindi kandi monetization za social media zitandukanye bazikora mu gihe gito. Nimero yabo ndayibashyirira hanga muze kubavugisha, hanyuma nawe bagufashe. Reka duhite dutangira tudatinze. Reka rero mbere yuko dutangira process zo kwa applying iriya badge cyangwa se karaga check mark, reka tubanze turebere hamwe ibintu bitatu YouTube icekinga mbere yuko iguha karaka badge. No kuvuga ngo ibanza kureba ko iyo channel iri authentic, cyangwa se iyo channel ko ari y'umuntu ku giti cye, company, cyangwa nyine ko ihagarariwe mu buryo buzi, idakora icyo twita impersonating. No kuvuga ngo iyo channel yiyitirira idafite umwihariko wayo, ikabaho ari ijwi cyangwa ibikorwa yiyitirira iyindi, iyo channel ntishobora kubona ira verification check, sibyo, cyangwa se badge. Icya kabiri YouTube ireba ko waba waruje aba subscribers nibura 100,000. Gusa nanone hari channel zishobora kubona iyo verification zitagize 100,000, harimo nka channel ikuze vuba cyangwa se ifite topic runaka izwi ku buryo YouTube ireba igahita ibona kabisa yujuje ibisabwa cyangwa irasobanutse mu murongo runaka. Ikindi cya gatatu YouTube ireba ko iyo channel iri complete, ko ifite icyo twita banner. Ntabwo ushobora ku applying udafite banner, udafite description imeze neza, nyine ngo YouTube irebe neza ivuga iti kabisa wujuje ibisabwa. Ibyo ni ibintu bitatu rero YouTube ireberaho. Hanyuma tudatinze reka duhite tureba uburyo wa applying. Kugira ngo wa applying rero uraza muri YouTube, muri Chrome yawe cyangwa se browser ari yose ukoresha, waba ukoresha telefone cyangwa se imashini, ukandikamo YouTube verification badge gutya, hanyuma ugakanda hano kuri link ya mbere. Iyo ukanze hano kuri link ya mbere ubona amategeko n'amabwiriza n'ibindi bitandukanye. Iyo umaze kuzuza aba subscribers 100,000 hahita haza dashboard cyangwa interface imeze gutya. Iyo utarabuzuza wowe kano kantu ka apply now ntabwo ushobora kukabona. Rero twebwe kubera ko twabuje turakanda hano handitse apply now gutya. Nituakanda baradusaba ibintu bibiri byonyine, harimo izina rya channel ndetse na channel ID. Channel ID reka bariyo tubanza kureba kugira ngo tuyibone, si ngombwa ko tujya mu ma steps atandukanye. Turaza dukande hano handitse ngo you can find your channel ID here, turakanda hano handitse here gutya, hanyuma tureta twinjira muri channel yacu. Hanyuma dukopie iyi channel ID, no kuvuga YouTube ihita kuyobora ikakujyana muri channel ID yawe. Hano turayikopiye, hanyuma turakora back, dusubire hahandi tujye kuzuzamo izina rya channel yacu, hanyuma na channel ID turapestingamo channel ID yacu. Hano niturangiza hano twandikemo izina rya channel yacu gutya. Hanyuma nitumara kuzamo izina rya channel ndetse na channel ID, turaza dukande hano handitse submit. Icyo turi buze gukora rero ni ugutegereza igisubizo cya YouTube. Urabona ko bakubwiye ngo your email has been sent, bivuze ngo thank you for completing the channel verification application, you will receive a confirmation email shortly. Over the next several weeks we will take a look at info you provided and get back to you. Kwa igisigaye no gutegereza igisubizo cya YouTube kubera ko twe twamaze gutanga ubusabe bwacu. Rero iyo wuje biriya bisabwa ntago bashobora kukwima
verification check yawe maka. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu ushobora kwibeshya nanone nk'uko nari natangiye mbivuga uti ese channel ifite kariya kantu hari ibindi bihembo ibona, hari amafaranga ihabwa cyangwa hari andi mahirwe ihabwa? Hoya ntayo. Ikindi ugomba kumenya, ushobora kubona umwe afite agato, undi afite akanini, undi afite akavivuye, undi nyine ako wabona kose byose bisobanura kimwe. Icyo byerekana uko YouTube uko igihe cyagiye gitambuka niko yagiye ihindagura utuntu bitewe na update igiye igeraho. Rero icyo nakubwira kuri utu verification ni iyo ngiyo, nta bidasanzwe izana kuri channel yawe uretse kuba yagufasha gutandukanya channel yawe n'iy'abandi bakwiyitirira. Reka dore mu mavideo ataha rero. Ciao ciao.